Bamwe mu babanye n'Umwamikazi Rosalie Gicanda bashimangira ubwiza bwamuranze imbere n'inyuma, kwiyoroshya n'ubupfura yahoranaga kugeza yishwe muri jenonoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Umwamikazi Rosalie Gicanda yavukiye Rwamagana mu mwaka w'1928, ashyingirwa umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Léo Pierre wa 13 Mutarama mu mwaka w'1942. Barabanye kugeza ku 25 Nyakanga mu mwaka w'1959, ubwo umwami yatangiraga i Bujumbura mu buryo bw'amayobera. Ababanye nawe bemeza ko yakundaga u Rwanda ku buryo biri no mu byatumye yanga kuruhunga ubwo abatutsi bameneshwaga mu mwaka w'1959 abandi bakicwa. Mu gihe u Rwanda rwari mu nzira zo guhinduka repubulika, Umwamikazi Gicanda yaracunagujwe kugeza ubwo mu mwaka w'1961 Perezida Kayibanda Gregoire yamwirukanye mu Rukari Nyanza ajya gutura i Butare mu karere ka Huye, ari naho kwa 20 Mata 1994 yiciwe. I Butare yahabaye mu buzima bworoheje kandi buciye bugufi, akomeza kuba umukristo kandi akagira umutima mwiza. Padiri Martin uri mu babanye n'Umwamikazi Rosalie Gicanda, ubuhamya yatanze mu mwaka wa 2024 yagaragaje ko bamubonaga yicaye muri katedrale ya Butare hamwe n'abantu bake, yasohoka bakihuta bajya kumureba. Ati yari mwiza cyane wese hose, akagira igikundo n'ubupfura n'ubumuntu byagaragariraga uwitwa umuzima wese. Yagiraga isoni zitagira uko zisa, za zindi z'ubupfura no kwiyubaha, kandi yarazuranaga ntabwo yigeze azishira. Martin yashimangiye ko Umwamikazi Gicanda yahoraga aciye bugufi mu buryo budasanzwe, umuntu akabona asa nka Bikira Mariya. Ati ni umwamikazi wagaragaje kuba umuntu nyamuntu, akagira umuntu n'ubugwaneza byo mu rwego rwo hejuru. Yari umunyarwanda nyawe, agakunda u Rwanda cyane, akarukomeraho no mu bihe bikomeye. Wa 17 Mata Prefet Habyarimana yatawe muri yombi nyuma za kwicwa. Umwamikazi Rosalie Gicanda yatangiye guterwa ubwoba ko agiye kwicwa n'umuryango we. Umwamikazi Gicanda waretse imyaka 66 yasabye Joseph Kanyabashi wari burugumesitiri wa komine ya Ngoma i Butare kumurinda, ariko arabyanga. Tariki 20 Mata ahagana saa 5 z'amanywa, abasirikare bari bayobowe na Lieutenant Pierre Bizimana binjiye mu rugo rw'Umwamikazi Gicanda, bahawe amabwiriza na Capitaine Ile-de-France Izeyimana uri umuyobozi ushinzwe ubutasi n'ibikorwa mu ishuri rikuru rya gisirikare ESO ubwo jenonoside yakorwaga. Rutagambwa Catherine wabanye n'Umwamikazi Rosalie Gicanda, ubuhamya yatanze mu mwaka wa 2024 yavuze ko Umwamikazi Gicanda yicanywe n'abana babanagaho kuba abagore b'inshuti ze. Ati bamwicanye n'abana 6 babanaga nawe mu rugo, ntabwo ari abagore b'inshuti ze babicanye nawe. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, Gakwerere wari ufite ipeti rya Liyetona, akaba umwe mu basirikare bakoreraga muri ESO Butare. Gakwerere yizerwaga cyane na Capitaine Izeyimana Ile-de-France. Gakwerere yahawe inshingano yo kuyobora abasirikare bashya bitwaga Ni Formula, biciye abatutsi benshi kuri za bariyeri n'andi hantu mu yahoze ari Butare. Gakwerere ni umwe mu basirikare bohejwe na Capitaine Izeyimana mu rugo rw'Umwamikazi Rosalie Gicanda baramwica. Rutagambwa yavuze ko umubiri w'Umwamikazi Rosalie Gicanda wabonetse hamwe n'iy'abo bana ishyingurwa mu cyubahiro. Elizabeth wabanye n'Umwamikazi Rosalie Gicanda yahamije ko yari umuntu uca bugufi, utuje kandi uzi kwihangana. Ati yari umuntu udasanzwe, yariyoroshyaga, ubwiza bamubonagaho ntiyabubonaga. Ubwiza bwa Rosalie Gicanda bwari mu mutima we, ubwiza bw'Imana buboneka inyuma. Yavuze ko ikintu gikomeye yamwiganyeho ari ugutanga imbabazi, kuko na Rosalie Gicanda yari umuntu utanga imbabazi. Ubuhamya bwa Perezida Kagame yatanze mu mwaka wa 2017 avuga ku mateka y'ubuto bwe ku bafite imyaka 4 y'amavuko ubwo yatangiraga ubuzima bw'ubuhunzi, yashimiye na Gicanda wari nyina wabo nk'umwe mu bamufashije akabasha kurokoka. Ubwo buhamya bugaragara muri nimero 2984 ya Jeune Afrique yasohotse kwa 11 Kamena umwaka wa 2017, yiswe amabanga y'ubuto Secret de Jeunesse, bw'abakuru b'ibihugu barimo Perezida Kagame, Ali Bongo Ondimba, umwami wa Medi wa gatandatu wa Maroc na Alpha Condé. Perezida Kagame yasobanuye ko mu mwaka wa 1961
mbere gato y'uko u Rwanda rubona ubwigenge. Ubwo yari afite imyaka 4, abahutu bari batuye ku musozi wa Tambwe bashyigikiwe n'ubuyobozi, bigabije aho umuryango we wari utuye, batwika inzu zaho ndetse bagirira nabi abatutsi. Icyo gihe umubyeyi we Asiteria Rutagambwa yatangiye kumutegura ngo bahunge. Hahise haza imodoka, umushoferi wayo ashyikiriza umubyeyi wa Perezida Kagame ibaruwa ivuga ko atumwe n'Umwamikazi Gicanda wari utuye i Nyanza mu rugendo rw'iminota 45 uvuye aho bari batuye. Rosalie Gicanda yaramusabye, amusaba kubahungisha muri ibyo bihe by'amakuba. Perezida Kagame n'abantu bari baturanye binjiye muri modoka mu gihe igihiriri cyabahigaga cyaturukaga ku wundi musozi gihita kirara mu byo bari batunze. Icyo gihe basanze Umwamikazi i Nyanza mbere y'uko bafata inzira berekeza mu Mutara, aho naho ubwicanyi bwarahabasanze babungira muri Uganda. Perezida Kagame yavuze ko no mu gihe bari muri Uganda yajyaga agaruka gusura u Rwanda ndetse akajya no gusura Umwamikazi Rosalie Gicanda wari ukiba i Butare. Umwamikazi Rosalie Gicanda tumwifurije iruhuko ridashira mu bwami bw'Imana, twizera ko yagezeyo.